wamwicanyi we. Mama, ejo nzave mu rugo mama na papa batamenye ukuntu nkwite. Wenda bazabimenya mvuye aha. Ejo byanze bikunze ngomba kujya kwa Edi tukabana. Sita. Yes. Mfite ikibazo kandi kinkomereye cyane kandi kinteye ubwoba. Kimeze giteze kandi. Uribuka wa mugabo w'inshuti yanjye? Yes. Afite umugore ariko aramutesa cyane. Kandi ko mbitekereza ashobora kuba afite undi mugore. Ese we wamugiriye inama? Umuntu w'umugabo nkuriya iyo yahindutse ntabwo agirwa inama. Kuza umufasha ubwo niwe yizeye. Okay.
Fisto? 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 Fisto, mira. Charyose. Fisto. 왜 그래? Fisto. Bebe. Bebe. Fisto. Matizagutwara. Sibyo? Niyo. Ndakomera cyane. Fisto ndagukunda. Amani, none umukobwa ntabwo araza. Kandi nabivuze wa mugore we. Wanze kunyumva nawe wakunyumva kabisa. Hanyuma se wagiye mu cyumba cyasanze ibintu bye bitarimo. Hashize iminsi 5 adahari. Nagiye mu cyumba cye sanga imyenda n'inkweto nabihari. He? Asuko hane taranzira tone pe yigize karakaje. Amafaranga namutanze se umuginga ngari mariga. Cha. Mu telefone hagiri gucamo. Nimero ye ntayiriho. Gusa mu minsi ishize naramuganirije mbona atameze neza. Ambwira yuko arwaye. Handa wa mugore we. Nyamara umukobwa ashobora kuba yarishingiye. Ni gutumwa n'umukobwa amara iminsi 5 atarata mu rugo wabo. Kandi nta kandi kazi yagiye. No. Ntabwo byumvikana. Sinzi. Njye ndabona n'akazi kari kunanira. Ahubwo ku kazi bashobora kunyirukana. Ndatekereza umukobwa wanjye. Umva ndenda gusara.
ko wari kunanga imisoro yanjye ikaba ipfuye. ngaho ukomeza umbwira hanyuma bigenda gute? sha nyine narabyutse ndagenda njya kumviriza ku cyumba cy'ababyeyi ngo numve niba bagisinziriye. ngira Imana nsanga baracyasinziriye. njya no ku cyumba cya Nadine nawe numva baracyasinziriye. mpita nterura igikapu ndasohoka. ngize Imana ngera ku muhanda mpita mbona na moto mpita ngenda. kora hashereye uri umuntu w'umugabo ndakwemeye. nta kibazo nanjye se ko waje usanga mpari. none icyo nashaka ari ukwibanira nawe ibindi birabareba. sheri nanjye sinzigera ngo usigabe na gatoya ahubwo igira hino ngwino pe. Fiston ubaye iki? utongera kumwa wa mugabo mitwe twarayimenye. Fiston wabaye iki? Nibyo Nadine hari icyo nshaka kukubaza kandi usubize. Yego. Annette yagiye. Sombaza Oya mabusha. Ntaho nzi. Icyo nzi kuri Annette nuko Annette atwite. aratwite. Mabusha 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 Mabusha. karibu James ko nsuhita nteguje wa ari ngiye ukaza nagateka canga iri cyo nkubaza. okay Amakuru se? bon ça va wowe se bite? Ndaho. Edi. Kutambwiye ko Anje yabaye kuriya. Anje yabaye gute se? Ntabyo nzi. Ni gute utabizi? Anje yabaye iki koko Edi? Ntabyo nzi. Wamubonye heza? Ushatse kumbwira ko utazi ko Anje yasaze? No. Ntabyo nzi. Gusa naraje nsanga wadahari we na Fisto. Dore yashize mu kwezi kose mbashakisha narababuze. None ngo nuko byakenze. Umva rero. Ushaka ko mujyana kwa muganga kuko biteye agahinda pe. Ejo namubonye Nyamirambo acigatiye igipupe ari kwita Fisto. No.
mwegereye ntiyamenya yaranyirengeje. nuko byagenze. gusa kuva mbimenye ngiye gutanga amatangazo ku maradiyo ndibe ko namubona mujyane kwa muganga. sha Edi, ngiye gufasha bwose uzansaba nzagufasha pe. kangere ku kazi rero ubwo uzambwira uko ibindi bimeze nyuma. urakoze James. Mandebe ikisi. Ako mana yanjye. Ntaba byaragenze gute kugira ngo basare koko. Sheri, kungiye kururaharaho umunsi. Oya, aya. Nuko gusa iyo mbonye abantu bameze gutya numva bimbabaje cyane. None se ko ntacyo wabikoraho twigendere nyine. Ariko si uko cy'abantu nk'aba batabafata ngo babajyane indera koko. Mana ko kuzambabarira n'ibyo nakoze. Kuva nabona Ange yarasaze sinzira. Kuko niki cyatumye ndiyicira umwana. Ubwiza bwa Neti bwarankuruye nibagirwa inshingano zanjye. Ngeraho naho mpinduka igikoko n'umwicanyi mu rugo rwanjye koko. Sheri, ngwino ku meza nangije gutegura. Sheri, niba ukiri gutegereza tuba nkuba ngo tuye ku meza ntunanyumve. Nta kibazo Sheri, nta kibazo tugenda. It's okay.
nta kibazo nta kibazo nta kibazo tugende. Fiston, humura mama nzihorera amarira warize nabo bagiye kuyarira. Fiston. 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 Fiston, nahise ngo uragiye. Fiston. Fiston. Yesu wanjye sheri aya ni amazu nzaniye cyangwa ni amaraso? Non, c'est pas possible. Yari amaraso. Gusa n'ibi koko ni ibiki? twigendere ndabona baba bafite ibibazo byo mu mutwe. Ariko se sheri ibi ni iki koko? Amakuru se Angela n'ubu nturamubona? James, kugezana n'iyi saha Ange sinamenya aho aherereye. Edi nta mbaraga wabishizemo gute ko kumubura? Ariko urivuga ko ari umugore wawe, kuki uzashaka imbaraga ngo umushake? Ariko ko nakubwiye ko ntako ntagize kugira ngo mbone Ange. Niba naramubuze uragira ngo nkore iki? Ikindi kandi niyo namubona ntabwo njye nabana n'umurwayi wo mu mutwe. Sinkubwiye ngo bane nawe, ariko ushobora kumushikiriza ibitaro bakamuvura, dore ko nta n'amafaranga bisaba.
hanyuma se Fiston amakuru yiyabonye? Fiston ameze neza ntumugireho ikibazo. Yamujyanye mu muryango w'iwabo. Naho Anje we niyo namubona ntabwo nabana nawe. Nyamara ibyamubayeho ntawe bitabaho. Ariko ubundi nimba umufitiye impuhwe wazagiye kumushaka mu kabana. Reka nigendere gusa umenye ko ahantu umugore wawe ari si heza pe. Gendanye gembane n'abasazi. Akwedi njye n'ubu ntabwo ndasobanukirwa no kudutera muri runo rugo. njye n'ubu byaranyobeye kandi biza ari umwana. rimwe na rimwe akaza yarakaye cyane afite uburakari, ubundi akaza aseka cyane. Kugeza ubu nanjye sinzi ikiri kujya mbere. Uko ubibona nanjye ni kubibona. none tubigenze gute? gusa njye nkubwisha ukuri, uyu munsi ntabwo nshobora kurara muri iyi nzu. wasanga abo mwaguze na bino nzu barakoranaga nabyo. None urarara he? ngira ijoro ndarara hanze. Ubu se urabona ikiri mu nzu aha kidashobora kugera hanze? ubwo icyo ukoze nimba wahisemo kurara hano ubwo ibitotsi byiza. sawa byanyure rwose.
kino ndagishyira hariya sibyo kino ndagishyira hariya yakugwira Fisto kino cyose nicyo sibyo ndawukunda Fisto kuki wagiye ukansiga ariko ngwino tubane sibyo mama ntugire ikibazo aho ndimeze neza kandi ntibyashoboka ko ngaruka mu mubiri ngo mu mubiri Fisto ntukanzize rwose mama mbabazwa n'ubuzima bubi cyane ubayemo ubuzima bubi Fisto reba cyose cyose mama mbabazwa n'ibyo papa yadukoreye niyo mpamvu nanjye ngiye gukaza umurego wo kwihorera Fisto urinjiye Fisto winjiye ndagufashe wayikunze Fisto winjiye wagiye aho bigeze ndabona bitangiye kundenga ubu se uko mbigenze ni ikigaragara ni uko uriya muzimu azagera ngo akatwica ese mfate urugendo njye mu rugo ababyeyi banjye sinzi niba bambabarira kuko narabababaje pe mbigenze ni ndabona amaherezo y'ibintu ari urupfu ko wicaye hano ukaba urimo urarira bite sheri wabaye iki wabwiye se urambaza ngo nabaye iki uko ntuzi ikibazo dufite hano kugeza aho nsigaye nkarara mu rugo rwanjye nkarara mu irimbi sheri nihanganira tugiye gushaka ikibazo aho kiri dushaka igisubizo cyacyo yaba bigeze nsigaye niganyira no kujya kuryama kuko mba nzi ko nta mahoro ndi bubonereye ihangane sheri ibi byose biraza gukemuka kandi vuba sibyo ngo ujye kunganira nsubire ku kazi Nadine ndavuze ngo uvuye hano ngiye guha amafaranga yawe ugenda uvire hano mabuje wambabariye ko kuko ntawe mfite wo kwerekeza si 12 ngugezemo fata amafaranga yawe mabuje wambabariye n'ukuri wese kutangira imuhe areta karinda agenda twite nubimbwire none agahinda kakaba kenda kunyica mabuje wambabariye ndavuze ngo ugenda ufata imyenda yawe mabuje wambabariye ko nimba ugira ngo ndakina reka nze nkwereke reka nze uriya muzimu wa Fisto uzatuza mpite iyi ni ingaruka y'ubugome ntangiye kubona ni iki nakora kugira ngo ntsinde uriya muzimu Aneti ndabona atangiye kurambirwa azagira aho yigendere nzaba nungutse igikoko namara kugenda amaherezo y'ibi bintu ntayahe koko
mwiriwe neza bite sheri uyu bamwita Nadine yari umukozi wo mu rugo turiye Kacyiru yaragiye Nyamirambo. okay karibu Nadine karibu rwose urisanga murakoze kuma Nadine gafata igikapu cyawe kijyane muri kiriya cyumba. hanyuma se kucyaje n'ibyo byose nyine sheri aho yakoraga bamwirukanye none se ntabwo wareka tukamuha akazi hano. nta kibazo njye nta kibazo rwose nta kibazo tumuha akazi nta kibazo nababaza yego ngaho nta mugore mwabonye ubona n'ubumuga bwo mu mutwe ukunze kuba uri hano Nyamirambo? umwe ukunda kugendana imbere ndamubonye mu kanya hano kurya nyuma mwihuse mwamugeraho. murakoze.
Sagira warebe ko atazanga kiyavura. Akurike niyicare hano nta nzoga yanyishe pe. Ntukansetse rwose. Ese ubwo muraseka iki sheri? Nayinyweye utandeba nshuka ngo ni inyuma. Ndahita nirambika. None kuko bwari ubwa mbere nyweye inzoga rero ndi kumva isirimira zenguruka. Uyinzetse akose mbaro haguruka unyere ukuntu wagendaga. Wagenda se. Hakuse uyu mukobwa kadafungura ahubwo koko ndahita nirambika kabisa. Umurwayi wanjye amaze ute? Umurwayi we ko dufite abarwayi benshi. Yitwa Ange. Ange maze kumukorera ibizami ariho aroroherwa biratwereka ko ejo ushobora kumutahana. Birashoboka se? Mana yanjye nakwitura iki koko? Ahubwo utahe uzaze kumutwara ejo umujyane mu rugo. Murakoze cyane. Merci.
Nadi ubaye iki? Nadi ko mbiyumvise numva uvuze induru ubaye iki? Mabusha nari ndi hano ndi kuzinga imyenda mbona umuzimu nkubise Nadi ihangane Mabusha njye nukuri ndananiwe basuma yongezemo nitahire Nadi ndakwinginze wigenda Edi naza turashaka ko twigaho kino kibazo eka Nadi natwe abantu twaguze na bino nzu nibo babikoreshaga twayiguze tutabizi ariko turi dushaka uburyo twimuka vuba sibyo ngaho tugiye muri salo ngo tumenye ku isoko ese uriya mugore ni uwawe? Yego ni uwanjye. Ngiye kumubwiriza umutabane ndaguha n'imiti uzajya umuha mu gitondo saa sita na nijoro. Ikindi umurinde ikintu cyitwa inzoga n'itabi, ikintu cyatuma ahinduka muri we. Ngiye kwita kuri uyu mugore kandi nkwiteho nk'uwanjye kuko mbona igihe atakimutekereza. Uri kunyumva? Yego ndi bubumva. Sawa, mwe mwicara hariya mutegereze mubazanire. Murakoze. uzi ko mu gitondo yarabuze gato ngo Nadine yigendere. Ngo yigendere? Yari yabaye ikize? Twamaze kugenda Nadine ajya mu cyumba arimo arasasa. Noneho wa musimu ujya udutera uramutera ubona uhagaze imbere ye wamukubise kuburyo atabashaga no kugenda. None bari hehe? Ari mu cyumba yaryamye. Hanyuma se ubwo wamusobanuriye iki? Namubwiye ko twaguze na bino nzu ari babikoreshaga ariko tugiye kugerageza tukimuka vuba. Yes. Ibyo nibyo. Niko ibintu bigomba kugenda. Nta kundi kuntu twavamo twakemura ikibazo aha ngaha. Tugomba kuyivamo. Sibyo? Biba barashe. Umurashe. Karibu rero. Aha niho njye nibera. Shani heza.
karibu rero urisanga. akoze ese James na n'ubu ntabwo urashaka umugore urakibana? Aya mbana na sister tu. Ndabona saa sita zigeze, reka nkuzanire amazi unywe imiti, sibyo? Nukuri urakoze cyane. Njye sinzi ko ntabona ikintu umwitura, gusa Imana izakomera umugisha. It's fine. Nta kibazo. Bon. Reka njye ku kazi. Dore ko ejo ntagiyeyo umunsi wose. Aho wafata nk'iwawe turaza kuvugana, sibyo? Nta kibazo. Umva Ariane. Yes. Uriya mugore ndashaka ko umumenya ukamwitaho. Ibyo agusabye byose ukabimufasha. Yes, undi James. Uriya mugore ntagira iwabo kisha muzanyana. Yego arafite, ariko nk'iminsi ntago afite umuntu umwitaho. So, ngomba kubikora. Sir James, niwe ugomba gufasha abantu bose bafite iwabo kuko ubona utarimo kwivuna. Wowe kora ibyo nkubwiye, ibindi ubindekere. Niyemeje kumufasha kandi ngomba kubikora. Uzamufasha kugeza ryari? Humura, wowe kora ibyo nkubwiye, ibindi ntibikureba. uretse uriya azi kuririmba urabona arusha undi uherutse gutwara igikombe uyu musa Reeves.
aho bigeze tubwize ukuri cyangwa ukora kiriya kintu tubwize ukuri ku bintu ntazi koko